intambara zirama muri Kongo zo n'urudaca ari ahagezweho ni imirwano iri kubera muri parike ya Virunga hariya rwose ahitwa za Rusayo bimeze nabi ngira ngo kuva ku itariki 14 z'ukwezi kwa munane ibintu ni atari 14 z'ukwa munane hari kwa gatatu aho byabaga binisenura ku butaka nuri hano mu Rwanda akabyumva rero urabizi ko iyo M23 yakwitabiriye tumaze kubimenyera nabyo uyu muhanzi yagarukagaho ibigomba kukwigizayo tu twababwiraga ko ahitwa za Karake niho hari ni muri parike rwagati ni inyuma y'ikirunga pana ni imbere mu kibaya muri territoire ya Nyiragongo n'ubundi ni muri Nyiragongo niho M23 yari isanzwe ifite ibirindiro ariko wakigira hepfo ahitwa za Mugogo ahitwa za Shove ahitwa za Kanzana na za Nyakagina habaga ari mu birindiro bya FDLR ubwo ni coalition ya FARDC ku itariki 14 rero twabigarutseho uburyo ki iyi coalition ya FARDC nyuma yo kumva idatuje itangira gusa naho isheringa mu birindiro bya M23 urumva bari basanzwe baturanye muri parike batangira kuyataka rero bayohereza ibya bisasu biraswa hifashijwe imbunda zirasa mu ntera ndende hanyuma rero M23 nayo irabasubiza ubundi igira zimwe muri gahunda bihaye ngira ngo urabyibuka umuvugizi wa M23 avuga ati twebwe izi mbunda nini gihe ziturashe tuba tugomba kujya kureba ziri kurasira byabona ngombwa tukazifata tukazigenzura kandi hari zimwe nyinshi bazifata muri iyo gahunda rero niko kugira gutya bigira imbere none byaviriyemo ko izi FDL zari zisanzwe zarashize ibirindiro bikomeye hariya muri Shove niho habaga ibirindiro by'abayobozi babo bakuru batangiye guhunga Emabo basenye kuko butuvugana rwose abantu banibazaga ati izi FDL ziri mu mujyi wa Goma igihe M23 yabiwinjiyemo zizajya butuvugana zatangiye kwambuka amazi none ikivu bari kwerekeza hese Sidi Kivu ubu ni muri za Bukavu na Bukavu hari pariki y'ibitaka uzibiyega bari gukora inzira urugendo rurerure cyane baciye ahitwa za Nyangezi ariko bakagerayo tu bari guhunga bari kwambuka kwanza bari kumanuka bari kuva hano za Shove bakavana za Rusayo nyine abayobozi nibo babanje kugenda noneho bakaruhukira mu kiyaga cya Kivari ile cyangwa se ikirwa kirimo cyitwa Ijwi abavuze ko ntago bagiye byo guherayo niko barambukana n'imiryango yabo bari kubungisha nabo none se ubwo bikaze se ko Goma yaba bikanze ko M23 ishobora kubakubita ibatunguye ikawohereza mu Rwanda kandi kuza mu Rwanda ubwo egare kujya kubazwa idonido none ko bati twidetashe tugenda hakiri zikiri nyabagendwa none se ko barwanya nk'ubwo ko n'ubundi ari cyo nabo kurwana na M23 kuko ninde utararwanye nayo kandi ari cyo bavuga ngo baranira n'ubundi ngo ntabwo ngo muzatsinda ni nabyo bituma bagumana bari abaturage bakanga ko banataha niyo yayo bababeshya ngo bazaharwana ngo bazakora ibiki n'ibiki ngo birafi gutungana ariko ntabyo bashoboye kuko nk'ubu barumva imirindi ya M23 taranabageraho uretse kaho igeze noneho ngiri kubiri kureba za Rusayo neza M23 aha ni hagaze ubu ingo za Rusayo rwose irimo irazireba nyiri kureba iziri hejuru saa ku isaha yakora igitendo hari aba rero batangiye gusenya ibirindiro byabo byari za Shove nahitwa za Nyakagina nakubwiraga bari kujya muri ile Dijwi Side ijwi ikirwa cya Ijwi y'amajyepfo hari ishyamba riri kwa kirakirwa ry'umwami w'abahavu bita ngo ni Ntambuka ni nka Ntambuka ariko hari abavuga ngo ni Ntambuka ni umwami w'abahavu iri shyamba ariko bakavuga bati nubwo turi hano n'ubundi ntabwo waba wizeye umutekano uri mu kirwa rwagati tugomba gukomeza urugendo ubwo ni nka transit bari kwavaro bakomereza aho bita iyo za Nyangezi bakoze urwo rugendo rurerure bakihindira muri ya shyamba rya Kozibega so urumva rero ntabwo byoroshye bwana Aimable ibya hano muri Goma ushobora kumva isaha ku isaha bibaye bikaze cyane byanashyizwe ubwoba bwinshi kuri zira mpunzi ziri Rusayo zivuga ziti aba bantu twe twiringiye ko aribo bazarwana bakaba bagiye biraza kugenda bite bafite ubwoba bwinshi cyane ubwo ni ukubihanga amaso nase izo zihunga zihano zagoma na hehe hari izindi ngo ziza amayeri ariko ngo iziri masisi ngo ziza amayeri izo ziza amayeri yo kurwana
ziza mayeni ngo ziri kwambara imyenda nk'iya M23 nazo kugira ngo zibone inzira kugira ngo se bagiye ngo nababo ndagire ngo nababo kabisa. Abazarendo ira muri Masisi bagize gutya ngo bazanye kanuni zo kugira ngo bajye bagenda bambaye uniformo babona uko bahunga nyine. So Aimable rero handi nkuru dufite hano ngira ngo twagarutse ku bwicanyi bwabereye hara muri Sake ejo bundi, aho abazarendo bagize gutya bagatangira imodoka yari ivuye kurangura imyaka mu bice bya Masisi, hanyuma imodoka yagera muri Sake bakayitangira. Biba bicyane kuko harasiwemo abaturage benshi pe, bandi barakomereka. Hanyuma rero uwitwa Mwisha Busanga Leopold ni president wa societe civile yatangaje ko rwose yatangarije abayobozi bino ntara Kivu y'Amajyaruguru harimo na mushuti wawe Guverineri Peter Chirumwami yuko rwose Chirumwami bamubwiye bati rero twakomeje kugenda tugukavaringa inshuro nyinshi duhisha ibiri kubera hano, bamuhaye warning ya nyuma atari ko ibintu byabaye ejo bundi ati byabereye muri zone igenzurwa n'ingabo zawe cyangwa se n'ingabo za Kongo, ati rero mugerageze mukaruma ingabo zanyu muzibuze guhohotera abaturage. Ati enough is enough. President wa societe civile hariye ati rero enough is enough ubwo bamukarabye mu yandi magambo. Hanyuma rero arigoma ngo hari umugabo wiyunze kuri M23 hanyuma yuko twabonye umunyamakuru w'igikomerezwa hariya muri Kongo nawe Magloire Paluku yavuze ko agomba kujya ahafite intego. Hari undi mugabo uyu mugabo yitwa Maniragaba Innocent, we ngo umunyamabanga mukuru w'umujyi wa Goma, wa meya w'umujyi wa Goma, yamaze ku joininga M23. Yarusero nakubwira gabonye ko ubundi yabyutse imirwano mu gace kaho bita muri Banda, aho yitwa Banda, ngo ni Banda, ni mu nzira ijya mu Majagi. Aha mu Majagi habera urugamba rukaze. Amajagi na ahantu haciye iruka ry'ikirunga, hamwe haraciye byabimaguma nyine, ahantu byanyuze wari wahabona ubona ko ari ibintu byibibuye ku buryo no kugira ngo bazamiremwe ibyatsi biragoye. Eruption volcanique neza cyane. Aha rero rwose FDL ngo ziri guhunga zijya ahetwa Kinyana. Hangaha niho hari kubera imirwano, ahubwo hari na FDL ngo ziri guhunga ahitwa za Kinyana. Ni indi nkuru zijya Kinyana nyine ngo zakubitanya n'abazarendo baho bita kwa Domi, witwa Ndarutse Dominique, nawe no mu bararihina bakamwita Domi. Izi FDL ngo zahungaga zijya za Kinyana bahuye nyine barasakirana, urumva bikanganye. Ni inkuru nyinshi cyane ziba zicaracara. None se ubu giye ikintu hano kintangaje no kugira ngo uyu muyobozi wari mu mujyi wa Goma aje cyangwa gusama ntiyaba ari amayeri kugira ngo abase bamukundira. Nagara amayeri nayo samaye kugira ngo bamwohereze bavuga ngo yunze kandi agiye kuboneka. Aya abantu biyunze ni benshi yo biza kuba ari wo mugambi biyunga bafite. Bagomye kuba barazi kabaye hari ibintu byabaye muri M23 bidasanzwe. Izi nyashyamba za M23 zagomye kuba zaratashye. Ari nigi cyane rwose zigatahise ko nazo zifite aho gutaha hari niyo mpamvu nabo barwanga bavuga ati ni kufa na kupona tuzapfiranga kuko nkaba ese burankaba ugiye kuvuga nk'ejo nka Chumwami ngo yunze kuri M23 goma byanye na gute n'ubundi aziyunguyungu kuko nkurikije uburyo ki yagumye muri uno mujyi abona amaherezo ari munsi. Uyu mugabo ariko abantu bajya bamenya ko Chirumwami afitanye amasano ya hafi na Bertrand Bisimwa. Bakaba bahanganye kandi nabahavu bose bafitanye ariko nabashi. Ejo bundi banywa ikiyeri bagahaga ngo ntago muri abakongomani. Politike mubaya sana y'abakongomani. Politiki kandi bafite amasano njye ngo wa undi Eric Nkubase ntuzi ko yagiye agaragaza amoko yabo ati dore nk'uyu afite ubwoko bumwe n'ubwa Chisekedi, ati dore nk'uyu afite ubwoko bumwe n'ubwa Kanaka, dore ABCDZ. Ugasanga rero yagiye arondera amoko yabo ati ndimwe baba barwana hari kutura abavandimwe mukamutwekana vipi kwere. Ejo Sake naho ntago byari byoroshye wa mugabo we. Ariko mbere ko tujya Sake ku manywa y'Ihangu rwose aho bita ku Entre Bicanganya ni Quartier Majengo. Ejo bundi rwose ku isaha 6:15 z'amanywa
abasirikare bane ba FARDC bambaye uniform bafite n'imbunda bambaye bafite na za jimeri binjiye muri shop ya Airtel Money. Numwe ko basohokeye agurishirizwa telefone ngoki urumva yagarana acurizwa telefone agatamara amasakoko oya kuhinjira abashaka kujyamo bagiye gushaka service ariko binjiyemo ku manywa abaturage babireba bapekuwa amatelefone bapanuwe wagira ngo haradoyi wishe muri iyo nzu ariko adoyi yari izo telefone ahari barangije barasohoka baragenda ku manywa y'ihangu amara ukamira ngo sukura muji bimeze biti wowe na chef na munywanyi wawe sukura muji ratunaniye telefone bazijyana ku manywa sukura muji rwose ratunaniye ibaza ariko operation ikorwa saa 6:15 umujyi urimo buri umwe wese abantu bose baba hari kandi bareba urumva umuntu ufite imbunda n'igihe ubuze ngo hari gahunda za leta zimuzanye aba bari abantu bubashywe kameme kumbe hano nta muntu ufite imbunda watinyuka kwinjira muri banki ntabwo byakunda hano se ko twebwe ibintu biri ku murongo keka baba security nyine basanzwe barinda amabanki sirikare rwose bakora operation ku manywa baragenda ako nabo bari aba security nawe yatajya kwinjira n'imbunda imbere abari hanze ku muryango kwere gushaka kwinjira imbunda umuntu wijyane udusiringi twe yakubona umutima ugahita uhagarara. Ikibazo ibi ntago ari ubwa mbere biba bibaye kuki ubuyobozi bw'umujyi n'ubw'intara budafata mezire bazifata ahubwo nyine za fake neze nta gipolisi kiba mu igipolisi gisika cyawe cyananiwe igipolisi kigashoka gute umujyi wa Goma abakongomani barakubwira ati ni ville morte ni umujyi wapfuye rwose rero abakongomani bene wabo bashaka ukuntu bawushyira ku murongo bari gutegurwa imyigaragambyo rero nyuma y'ubu bwicanyi bwabereye muri Sake abaturage bafite amamoko muri Sake bari guhamagarirwa kujya mu myigaragambyo bitarenze uyu munsi bamagana ubu bwicanyi buri kubera muri Sake bukozwe n'ingabo za guverinema n'abafatanyabikorwa bazo barimo izo ntera hamwe nabo bitwa ngo n'abarundi bigiza abazarendo abarundi nabo basigaye bigira abazarendo bamuntu bakaze gususu kwikinyiranyamo kugira ngo abarundi nabo baragira gutya bakambara mucanganyiko kwa kundi nyine abazarendo bambara ubona yambaye igipantaro hasi yambaye ibibodaboda yambaye uniform hejuru hasi ni yambaye ikigofero cy'urugori bamara bakajya gupiya hariya cyo kimwe n'izo FDLR bakajya kwiba abazarendo rero kuko nta hantu banditswe muri guverinema niyo mpamvu bakora ibyo bashaka hariya bikarangira gutyo. None se ubonye ko abayobozi ngo Sadek no beruye akavuga ati bongeye kwizeza Kongo ko ngo bagomba kuyifasha mu kuyinkunga mu bya gipolitiki ndetse no mu gisirikare ngo kugira ngo bahashye M23 nibayizeze bayihe nibyo bashaka byaranze. Sadek ishobora kuba ifite akantu ka kunyu iri gukura hano none se ukuntu donc abuze umuntu ukuhumuriza umuturage wo muri Afrika uguhumure kandi akabona akugira ngo tukuri inyuma kandi bagurasa agakwepo South Africa witeguye kuza gupfira umuturage w'Imajengo harya ubwo yaba afite Yesu ninde uwo mutima uvuye kweri mureke barye ku maminere ibindi mu byehorere naho ibyo baba barimo nyine ni bakora inama ibibazo by'umutekano rwose muri Sadek ndi kubona iri ku umuturage wazamuanza ya za Dar es Salaam umusirikare uzaza mbaje gupfira wowe musivile wiyo ngiyo muri ya mibyuko yo mu Kimoka ubwo rukundo rugukunda kuko mwebwe ubwanyu nk'ibyo His Excellency ahora bibutsa ni mwebwe mugomba gukemura ikibazo mwe mugomba gufata iya mbere kuko nategereza zahehe hose ntago bizashoka hari umusaruro bigeze batanga saba Sadek kubizi ntawo ubu ngubu niho iyo abaturage batambutse babacira abakongomani gihe nigeze kubona ka video mu Kongomani ari kubatera amabuye ibifaro byabo ati mugende mukagenda ubusa muvuye ati byibuze kibure na EAC uzi ko EAC bayifuza ku rutuko Sadek babara ko EAC yabafashije ku rutuko Sadek yabafashije EAC nayo nta kintu yakoze EAC rafu nese M23 yigeze gera nkaho igeze ubu tuvugana ikiri hari cyo nanone cyagiye umunya ntago bigize bagira cyane ntago bigeze badivasinga bigeze ntago bigize bakangarana cyane kuko EAC arakubwira ati ntago turwana nawe ariko nawe ugerageze muza ari byo kurwana biraba bibi urumva
ariko ubu EAC yaragiye ishyira ibirindiro za Petit Masisi M23 kwinjira Sake biranga. Ubwo rero mu gihe abandi na za MONUSCO zirimo bagerageje kujya kuzibira bikanga nkuko bari kujya kuzibira Rusayi bikarangira byanze. Kongo ni hatari, Kongo ni bala. Ngaye nguko rero ubwo bavandimwe tubanywe no